Philipita naye muyene nibo bantu banyirukanyije kuri radio bashyira kuri Twitter bashyira kuri Twitter nibo abantu bafashe udukundi twabo Philipita muyene bagira gute bandi ku rupapuro bashyira aho winjirira gujya kuri radio ntago sabe narashatse kubikubwira nyegereza mikoro yego ntago sabe yakwimye ikiganiro kubera ko ufite ubumuga bw'uruhu yarabikubwiye se no buretse gato ndikugenda kubyo wavuze wowe ibyo byasabe byiwe abo kuba wenda yarakwimye ikiganiro nuko ataragukeneye muri kiragiye ashobora kuza gukina mu gakorana usunguka mubaza urugero ashyiraga hanze abantu barya ruswa urabona ashaka kumuhirika no abazo kanongora abagore babo cyagasuzuguro giye kuryo nibashira kunshira hanze nzashiriza video hanze nanjye nkuko mu rubanza baravuze ngo biri politically kuruta wari ukurya abantu akushambukana umuntu ubwenge nkuriya ariko mahita arakaze uzi umuntu urya urumva ugaragaza katuva umuntu urongora urumva ushinzwe abashinzwe umutekano wa perezida umukuru wabo wose agahita muri arakaza ahubwo Marita Zari tugusuhuze ariko baragusebeje uzarinda uvuga mu gifaransa yes reka nongeye mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu kuri Shine TV uyu munsi turi kumwe na 525 ndetse na Kigali News 50 tugusuhuza wereye hose uri mu majyepfo y'amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali tuzi neza ko dukurikiye gatanu kuri gatanu abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora bo tubasuhuze kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Kenya Tanzania aho rero somva ikinyarwanda reka twizere ko umeze neza niba utarameze neza ubwo wihangane ejo bizahinduka umeze neza dusuza abantu bari murenge dukomeza abantu bari Masisi twabwiye ni bakomere kandi bihangane ejo nejo bundi bizahinduka Pionik uri gushyigungwa kuvuga ndabibona kuri gushyigungwa uri kumwe nani Pionik oni kasweze niksi hambaga kato katarugari sombrero it's your boy Mr. Sambon service jin Sumba ya tuvuze service jin mitani bukawobed arya yitwa ndabivuze niyo boss wa Nepal Limited yenga yitwa service jin yitwa Revi na service jin okay mbere ko tugera aho ngaho gato kuri service jin ansome kuri service jin cheers isia konfesiya bamuvunya ngwe Hennessy yine Hennessy twahawe uretse tumuvuge uretse tumuvuge wa mbere yitwa Steven ari hose tugusuhuze afite company yitwa Ceramic Fend Wall Construction bari kwa etage ranga ceramic hano hirya gatoya Ceramic for and Wall Construction ni hane rega ona irabize nka rufaranga sha akareba nawe neza ataba rufaranga ahubwo ni umuherwe w'amafaranga ataba rufaranga ibi ni biki urumva akazaga amafaranga yaramurenze cyane menshi ceramic for and Wall Construction okay abamenyereye kuri Great Hotel hirya ya Great Hotel inyubako nshyashya irimo kwazamuka bose barabizi iyo company nta nubwo zigeramo ni nka metero nk'icumi cyangwa nk'eshanu iyo company niyo irimo kwazamura iyo nyubako ni company imenyereye mu bwubatsi ndetse no gutunganya ibintu byinshi cyane bitandukanye bijyanye byose n'ibyitwa construction abantu bazi ngo ikidari icyari cyo ariko by the way tunasuza no kuri Kigali News 50 ariko se wivuze ndahahamuka ariko nanjye reka nkutema ivuge of course mwenyewe nitwa Cheketu dakira navana ukira n'amanywa usuna amatandukanye mu bice bigiye bitandukanye usibanganye nkutasenye utanga isara bitengo ramamagaye nishimiye kwicarana namwe ko bayda karabo yewe ariko murabaza ye mubanze muzana amazi hano barangufasha amazi yo karabo nagajya akora karabo ngurashaka mbere yuko dore ibintu bimeze neza karafashe kuri garafure mufashe aho ngaho
babanze bamwita ariko nanjye ndazamura umupira by the way ese bakameramani Kigali News rwose ntago tuzi aho biganana tuzi abakameramani barimo barareba ibyiza bitatse u Rwanda hari inyuma sombrero karaba aravuga ati tubanze dukarabe tubanze turye ikibazo cyo mu nda se ya no kuvuga ngo jewe ntabwo ushobora kurya ndimo kora ibi ntabwo ushobora nako gutuza ndimo ndebe ibiryo hano ubwo igihekane ryacyubahirizwe ntabwo umwanda wava amazi akonje nukuvuga ngo karaba cyangwa bireke agira gute nakarabe cyangwa bireke nakoze cyane amazi ashyushye niya kuroba mikorobe nuko Yesu yoza abigishwa be Yesu atambuke karabo sana nawe ngufashe Yesu ni nyiri nyinya nyine ari Yesu w'igisambo baho Yesu ni nyiri nyinya kamanye nimwirukana gaposhe karabya karabo karaba karabaravuze karabya oya niko ye Yesu ni nyiri nyinya we nukarabye udakira n'abana wikinira n'abanyina babara usuza abamama bakuru uzi ukuntu karabavuze karabaravuze ngo karaba karabyo Ona akira nanyenyuza nakoda cyane ndabona uri kumamagara cyo bita none se mubwire ko tabaza mutanashaka yiki mutabazi zarashaka gutabaro oya mutabazi ngo bazasubira nyiri gukora ari we ntabwo byakunda ntabwo byaba n'abasura n'umukene ntabwo bibaho ntabwo hasubirana n'umukene noneho uretse gato reka twigire inyuma gato urakoze cyane Haram ako si ibintu ntabwo bajya babikata tayari ntabwo uri tayari ibi ntabwo babikata bizana kurya gusa uri tayari ntabwo uri tayari noneho turaza kongera amazi bagomba kuzana ibyuma bakabikata bino bintu oya okay by the way turi kuri Git Hotel mu Kiyo ariko boss hano ni iniga boss hano ni iniga agayiniga n'umubyeyi bismillah zikira ise bagikoreka akora cyo kinyagwa karabati tubanze turye ntabwo babikata tubirya uko bimeze cya bitanu igice nicyo bakata nyine ariko oya n'ikinini cyose iki ngiki cyose nacyo bakagombye kugikata bakagikatakata kugira umuntu abone uko akirya biragoye okay bon appétit kuba dukurikiye namwe bon appétit ariko bakora subscribe by the way cyo kuri Git Hotel Okimu kamarade gaposho Breze bon appétit barimo baratirira abakamera amazi mujye munamamaza ko Git Hotel ari hano hambere bazi ko mu cyovu cy'abakire yese musana marije ngo ndimo naryo nuza ntango bigira ikidari iyi ni bro iyi ni hani ntegeri ikidari mwe nawe uragifite uretse shandi mu abakameramani turabaha mugira ubwo ngewe simba biki kiraryoye pe kinameze neza ariko bagomba kugikatakata mu duce ihangane ariko ubutanye bazongera nta n'urusenda bazanye kidari genda cyegura cyose n'urusenda ubwo biragera bari inyuma baraza kugukanga wakoresheje intoki za ebyiri uri mu biki atizo ebyiri bamwakatakasa byose mukagera mushyira ku murongo hari umuntu uri inyuma yaje mu nzani kamarade bawitonze uraje uzi ko hano waje umushoro yakitanga byose ugasanga ariko muncungire igisiga niba kitagiye kumanuka oya muhaje umuntu wasonze umujura yahise aterwa byose nta gice dusigarana kamarakira arabyanze kangwa turamuha mu kanya kamarade nawe rero ari kuri kamera akabaho umwuga w'itangazamakuru akabaho abashinze YouTube channel yewe naje akabaho n'abakire bagiye batandukanye akabaho force wa ceramic for and wall construction wa ceramic arakoze bose urakoze kandi ni umujyama pe hari ababosi hari n'inzezi z'ababosi uyu niwe mu bosi n'ababosi bazi guha agaciro abakozi babo aba agaciro buriya isavizi jini n'uyinguriye ariko turimo turarya nagiye mbona amatwita agiye atandukanye kamega posho akunda iyi nyama imeze gutya nagiye kubona muvu nagiye mbona amatwita atandukanye ngo ndafunzwe nitwa Isiyaka manajya ntabwo nitwa Kiroso
Busemuvunyi usanga wose Busemuvunyi azitwa Kiroso kuba afite ubwanwa ese gasa utarya inyama Pioni yabiretse se katira gasari turazimurira nambwiye ngo tumuhekere reka tuweke afite amaboko nayakoresha leta tumuhekere mukatire man nawe namu akiri hekere Pionika Pioni uza ngo yabaye mwere inde ari tazari leta twasanze ko byari content baramuhesha nabwo ngo yabagara ni magana mugenzi wa Bureze Bureze reka Bureze abarongora ko magana ane abara tubita umugongo abaze kubarenza ngo byari content ni yanjye kuri YouTube byose uze ko bibaye content oya ngo bashaka umuhirika ku butegetsi ngo hajye hundi niyo makuru bari hanze nuvuga ngo kubyagenze uretse gato nuvuga ngo Bertezari tukashimwe by'umutungo yashiraga hanze abantu barya ruswa urabona ashaka umuhirika no abazo kanongora abagore babo cyagasuzugo giye kuryo nibashira kunshira hanze nzashiriza video hanze nanjye nkuko mu rubanza baravuze ngo biri politikari kuruta bari kurya abantu ariko mahita za arakaze uzi umuntu urya urumva ugaragara ko umuntu urongora urumva ushinzwe abashinzwe umutekano wa perezida umukuru wabo wose agahita murya arakaza ahubwo mahita za tugusuhuze ariko baragusebeje uzarinda vuga mu gifaransa ntago nakize walahi nize icyongereza Je vous salue, monsieur Balthazar. Tu veux t'écouter dans la maison? Malitazar. Do. Lebano. Asa kuki Malitazar kiraga kuno cyagashiraho. Bamuka gatari tubasuhuza. Yahuraga na bamuka gatari. Nigeze ahora nyansura na rimwe. Ari we yakoresheje ubugenganzo. Abanyarwanda nabo bamunyiratsibura. Bagiye ku Kivu. Ufika tubesha aho byagenze. Ugeze kuri episode ya kangahe? Ari uwo Tazari yakubije igiganzo. Guko tubona guko. Ese bagana biri gusa. Ase muvunyi warabibonye. Amavideo arahari yose. Ariko yaritanze bahitaza. Ariko shaka byatumye nibwo nimundera ku meza ntinyimeza nasanze imeza biri mu kazi gakomeye. Siyo kuriraho gusa no kunyweraho. Yamuteretse ku meza. Umbaze gasa. Bame karabo. Na video nimwe Tazari yabonye. Nta video ntabona. Wa munarega abirurindo karabo. Uzi kuyangaza mu mujyi wa Kigali akoresha 12 kugira ngo atege moto. Ese urumva ahubwo ni intwari. Ongera mukatire ku nyamamara. Ubutaha nzagura imodoka. Gasa. Gatira mwana. Sha. Agari gasabo karabo. Karabo twabonye kuva kera. Reka nkweke. Twabonye kuva kera urumva. Ariko rero tuzi umukobwa kuri gitu tw'Kinyange. Kinyange. Suze. Ari n'umukobwa wo kuri Giti Hotel ufite imipamera. Namubwiye ngo wasanga harya abagenzi be yaranyishe. Oliva. Muri kontwari. Oliva wambaye w'ipamera. Uwe. Abo yose. Herya gatoya. Kamariza se. Urifite nyashize. Herya. Gahungu wanje. Urayitwa Berisia. Berisia aragusuhuje. Kuri Kigali News ejo bundi yari harimo gukatira umuntu wiyitiriye. Ngo yakurashinze ngo Mr. Element. Avuye Nyamasheke afatanyije na bamujama bariye utwadora imboga akatumara. Oni. Ngo badego bavuta yanditse urwandiko ari muri gereza. Rwango. Reka turugero mu kanya. Breaking news zavugaho mu kanya. Nuko ari umuntu wandikiye urwego rwa polisi mu Rwanda. Akavuga ati ndemera kwitangira urumva igifungo. Cyafata ku mavuta nge ngafunga. Akasubira mu rugo rwe rumva. Kamarade ari kwijujuta. Ukatumarye. Urumva kamara. Hari mushaka gufunga ngo Kamarade zino guri inyuma. Mu kimbo cya Ashaka kumbwira. Kamara, hari umuntu ushaka kujya mu kimbo cyafata ku mavuta. Yafata ku mavuta agira gute ajye mu rugo arera abana n'umugore. Nanjye nabikunze cyane. Nagatuye man.
ariko uzi umugabo wubatse man abana babuze se uwo nguwo we ugiye kuzamo we ni incike wasanga ari umugabo utabyara ari ingumba ariko ariyo witangira umuntu ashaka hiti yandikiye polisi ushaka ko muvugaho niyo tutira hari yandikiye polisi arashaka gufungwa nagenda imbere ya polisi hamwe we naza nkubita ingumi bahita bajya bamumanura ajya kwitangira afata ku mavuta nkubita ingumi mve ryinyo rimwe mavuta kari umuntu w'umugabo ajya kumwitangira kubera mbese afata ku mavuta mubwiye ko igifungo cyamunaniye sha uno munsi tugiye kuza mu by'abantu bafunga karaba nawe ntugakabi nanize ndashaka costume afite agahinda k'abana bafata ku mavuta bafuna bayisonera bari siporo witangira amakipe mwumva kara akira ngufashe hano baraza bayitangira nawe ikipe ya gorira akaza kunda afata ku mavuta kamarade yangane ibyo twakubwiye nyuma ya kamera ntabwo bikunda kandi mukatinga turanabivuga okay mutange commande tange commande pe unakatinga turabivuga amarati akabara ayo mashusho gogo amara ayo mashusho uramuna azi password yanjye mubwira gufashe yakomerezeho ikirahuri ushaka yaje wamamaza nziza iryoshye byaga abana banje bayikunda kubi sana ndetse n'umugore wanjye tumusuhuze afite turasuzuwe ayikunda kubi turasuzuwe afite umugore witwa Fatou afite babiri arabizi afite babiri nongo oya mutono mukuru oya mfite umukazana n'umugore mukuru witwa Fatuma Nyamitime dore nginda yambaye nka umuto umusudura kirebera haka naga n'umuto no mukazana no mukazana arya wamwambuye nde sisa baze amazi yo kunywa mubwanzanira amazi umukobwa yo kunywa ujya mwibuka kugatira karabo akonje oya ni mama imana akonje manini akonje amara kwa kamarade kwa kamarade bari medi bakarya nabo ariko reka nkubwire reka dusigira abavanga abakoresheje ibyabo ariko amugane niko mutange commande niwo muri iri gatino cyo hariya garafure hariya hano nanga ni 10 akura turi bangahe turi bane yateranye teranye iki kugira ngo tubagure icyiciro mwana wanje ari Musanze ko bagiriye ubuntu se nyiri sana byose agakwa miliyoni n'amamiliyari oya ariko witwa Areberite Montana ntabwo ndi kumwe nawe afite amafaranga ejo yahembwe ufite 700 n'abaguriye uriya munyamahero Kimisaga 2006 bagusuhuje yaragafashe nta mu YouTube ufite ikibazo cy'amafaranga YouTube yahembye kandi arambeshe ngavuka mu Bigogwe igisenyi kandi habaye ibiza bakoze cyane basanga amazu ye ni yarambeshe ngavuke ngimasisi ngo n'umugogwe karabo Angwe nugo wanjye abonye karabo yaranyanze bitangira uko akaho karabo twabanye ne kuva kera ariko yaranyanze ubugome bwabo basanga nari nabitekere ariko muvu nawe naguze kuri nde seriveri mere akira oya yabote se kandi Darandi Darandi bararya ibyabo ibiryo cyo kora biraryoshye ati yari amazi cyangwa basubije amazi ntabwo yatereka hano ariko uko ikimera afite uramukobwa owe nawe uri murashunga abantu reba ikimera njye narafashwe ariko njyana oya karabuza tuma madamu ngo akora zima y'ikibuno njye narafashwe ntabwo waje kuyishyura rwose imuye baravuze ngo yasubize kuko ni ibiryo ari umuntu bibaguriye umukire wajyanje ese byari ngoma ko byamaze afite etage igeretse nk'inshuro Fred kwihangana byamunaniye arimo aranda akavuga ati pioni kwavuze ngo yashaga akaryaho nubundi sijya mbona kuri kamera ngatinya kamera da oya Fred Fred kamera waje ko nubundi kuri kamera wiruryeho gakeya ararye cyari gisigayeho Dese nsaye imbabazi Remedi waruze ngo turamuha
ushaka kuvuga ngo bamwe barya abandi bapfe aravuga ngo bamwe baba barira abandi baseka abandi nabo baseka mukomere noneho Ase bagiye gusura Kiroso. ntera agahinda n'umubabaro ushumiyanga Ase mari Kiroso usubiza ukuntu yajyaga bamwita bucece mu gace utema koko dusuza abadiaspora dusuza abadiaspora nazagira inuma ku muntu mukatira atufite ikiganiro oya ujya karabona amakuru yanze kuzamo da ngo yambaye bodaboda ariko nawe nibagutuma ntabwo ari umusitari ntabwo yaza mu kiganiro kamarade wari umukozi w'Imana ufite iminwa itukuye wagira ngo arwaye yangwa imbambira ngo Karosi ari no kudutuka Karosi we ariko Karosi afite ikibazo mu mutwe Karosi we nashaka ko ikiganiro kindi kiyesikiza kuko ngo tisenga agiye kumureka oya Karosi aramudasi bamuhaye amadolari 50 tisese ngo n'uwitwa mama chance ngo ugiye gupfa ngagiye kubajyana muri ngo baramusebe yakize se Karosi ajya amafaranga imaroroherwa ariko ngo bahanuye igihe azapfira ngo ntiyapfa yarambwiye mfite n'amajwi hano nyakine oya bereke apasiteri bajyana iwabo ntabwo tubamo twebwe mbega ntabwo turi abapasiteri muranywa amazi bajyana kwa pasita Claude kwa Mutabazi pasita Claude so ni umupasiteri cyangwa ni igihuha kigendera ku muhanda oya pasita ubundi pasiteri nemere pasiteri nemere imana imworohereza Ezra Mpyisi niwe pastor nemera mu kandi yarapfuye Imana imworohereze yitabye Imana nyine mwana imworohereze imwakire mu mahoro Imana izamuhe ijuru niwe muntu nemeraga abandi bose nibihuha nta nkuri barimo umuntu w'umugabo ndi gukoma isahani we ariko nibyo bya gisirimu abantu bane turatsinzwe mutsinzwe n'iki tsinzwe n'icyaha mutsinzwe n'iki musigaje ndumva ndigiye guturika wirurindo mumbwira mutitebuka ibyo kurya birakomeye hano bavunye n'inshuti yanjye unika sura ni inshuti muvandimwe namagawe na muvunyi yewe ariko inuka nawe n'inshuti yanjye wese ariko ntabwo nshimye kuba bicaranye natwe wese giye biranejeje yega amagambo y'amanya make nashaka kubanza kumara kuri oya kurya ni ngombwa abashinzwe kasima kaza hano bari he ko bandurira gaposha afite agahinda kenda kumushingura ubwanwa ntabwo nabwogosheje kampfuye nimpa bazabwogosha ndavuye namba ari inkoko ntabwo nabwogosha iyi ni suna ya Mutumi Muhammad sallallahu unika wakurusha ubwanwa abakobwa ba hano mugira gute busha muvunyise umugore ajya kunda ubwanwa bwanjye muvunyi ntabwo ari gutya ndamurusha ariko muvunya ahantu hose aratege arakurusha muvunya arakurusha usigaye guteramo porduira kamarade ni kamarade kamarade nta bwanwa agira agira bukeya mana batira produit hose yatira produit mu Rwanda barabugira ejo ndagasiga kantu kugira ngo n'ubwaro kandi ari kantu abantu bari inyuma ya kamera mwanjye ubarye yicongesha agasigamo kantu kugira ngo kamarade kamarade aracongesha binavuze ngo mu majyepfo ngo bazatera produit because yabyara igitsina n'icyaje kamarade yahita yari none mwamaye keka na nyimba heke sibyo ko nanjye kere bacu barandetse bayijyanye hese kamarade bangukize yabasi bayijyanye kamarade rega mwamucuze yara kamarade ntuza kamarade yabasi bayijyanye yabasi yagiye genda uyizane muvunyi rero urumva manze iri gufa ndimare ko buriya biragoye gusigaza ikintu hari abana bo ku muhanda babuze ibyo kurya buriya umuntu umenya ibiryo wese ajya yigaya hari abantu babuze ikintu cyo kurya uziko amagufa aya ngaya uziko aya magufa bamuvu aya magufa hari umwana azana ngaka yarya unika mu mihanda bari kuvuga ibiki ugendesha gake nyamara gukaraba urabimbaza ko baje gusanga buri umuntu uvuga gakeya mu bantu baranga bose ngo ningerageze nirebesheho erega ntabwo ari kuvuga cyane ibi biryo na muntu uvuga n'ibyo mu kanwa buriya aya magufa nayo agasigara kuko akoni abana bakina ibyo kurya babuze ibyo kurya naguhaze nakubonye yarafure mbi nkuri hari kwiyeranja ngo biremewe
namaze gukaraba mwe yaranje hari inyuma ariko nta n'isabo oya ntacyo azajya agenda jya muri wowe frame jyamo genda kabo tugende kadusigaye tuyabaragura ngiye na Isiyaka umwe yavuga turaje ariko rero kora ibi bora bishyire ku ruhande bikora neza kubera ko tugiye kuba kubita ingunguru 880 z'amagambo hano ntabwo tugiye kuvuga we tugiye kuvuga uzi kuvuga uhaze noneho ari sawa abantu bari bakino kiganiro bazatwihanganira oya bihangane muvuge mu gukaraba bajya aba basereveri ba hano rwose keya rwose amazi n'isabune no tuvuye kuri ava kuri ava no mwatwogereje hano atwoza se atwoza igeza koza se ari umuhanzi waririmbye ngo nisubiyeho ndashaka ubundi we utandukanye n'uwo naririmbye yitwa Pimfura ese yisubiyeho cyangwa ntabwo byabaye oya arimo aririra bya bintu bitaraba hejuru ameze neza ari kwa Bumaya kwa papa ameze neza wanize Hennessy sasa woki sinda ngonzo mwamaye fanta komeza mvuge ndaje muvu uzi kuri muri frame urimo muri frame Rahira muvu ibyo byari biryoshye navuye mu rugo mvuga ati muvunye ugera Fatuma ati muvunye arampamagaye naho nika wagomba kuza ukarya ukananywa kuri kano ka Hennessy ukumva uko byifashe nyine oya nk'inzoga ariko ayo security ziri he anya fanta bari mutebege dukora ikiganiro yari intro muvu buriya rero aje cyo murimo komaza wamenye cyangwa kugira ngo mbaze Isiyaka kamaze amazi yanywe nta kibazo ku munsi w'ejo nibwo witwa Pascal uzwi nka Kiroso Elias Kiroso nyiri sawa TV show sawa show yego nibwo twamenye ko ari imageragere muvandimwe sha Isiyaka barahorana byagenze gute kugira ngo Kiroso afungwe ajye imageragere baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe cyane ntabwo navuga ngo ntabwo tuziranye kuko mu ruhande rw'itangazamakuru cyangwa mu mihanda y'itangazamakuru bucece mu gace aribo Kiroso yes ni umuvandimwe waje mu biganiro bigiye bitandukanye tumuhostinga anakunda gusura bafunzwe bayakosera basura ni umwana mwiza utaravuga ngo abaretse ndagusubiza Kiroso yari umwana mwiza na n'ubu aracyari umwana mwiza ibi mvuga n'ikindi gihe ntanabivuga ariko yego mfite ishema afite na prode yo kubivuga yego urumva Kiroso arafunzwe Kiroso arazira ibyaha bigera muri ibingangira ngo turaza kugendana ariko nanone utubuzi ni wazira buretse gatoya Kiroso ikintu gihari n'umuganga ari mu 500 buretse gatoya na kimwe buretse gatoya Kiroso umuntu uherereye mu karere ka Kicukiro ahantu bita mu Gatenga yego yabonye ibiganiro binyura kuri sawa show arangije urumva aravuga ati Kiroso ni umunyamakuru uramugaga bakorana ni sawa ibyakora arashoboye bamusaba 521 ngo azamurirwe impano kimwe kiba cyarajeho gite cyangwa 21 byarenze ari cyitwa password y'akazi icyo nicyo cyemeza buretse ngo na kimwe 555 aho bari original atanu kuya yabone ariko kuri mu matana ajyaho yego wabyumvishije none uriya muntu avuga ati nizeye umunyamakuru bino byose dukora nizeye umunyamakuru reka ndangire cyangwa muze n'umuganga runaka utubura amafaranga utanga ubutunzi wabyumvishije amafaranga arakirwa ahabwa umuganga sasa nyiri cano n'umunyamakuru watangaje iyo nkuru ribu itamuri yo mu muvandimwe cyangwa umushinjacyaha wari wa mafaranga yagiye kurega umuntu atazi umuntu atazi uwo muntu utazwi ajya kumurega baza kureba nyiri cano niwe wabaye umuyobora n'umurongo wo kumenya uwahawe amafaranga Pascal birangije habayeho gufungwa no gutamuriwe kuko urabyiruka bwa mbere bamuhamagaye ari Gisenyi Ibyo yamuhamagara Gisenyi no gusomerwa turi yariya Muheto Divine yarahari nafata ku mavuta ariko bwa mbere bahamagaye uramuvandimwe uramubwira ati ni kuri ribu turagushaka ati ndi Gisenyi ati waza sina ba Miki na Baregis yego waza ko tugushaka ati ndi Gisenyi ariko nimvo nzabahamagara araza agira mu karere ka Kicukiro
hano hakurya igikondo hakurya Cafe Rwampara niho yabaga aparika imodoka ye aroga neza yambaye neza yitaba RIB imuta muri yo y'umukara yego cyose yari yaguze imodoka yagiriwe neza kinini none se aka kazi ka YouTube ntabwo ni akazi kabi mukore cyane urumva akimara kwitaba muta muri yombi ko nawe ushizemo kandi kabe ni akazi keza ariko ubwo vibwe Patrick ko akwiye gukora cyane kugira ngo nakore cyane yirinda amatiku yirinda no kuba igikoresho cy'abantu no gusebanya ukore neza ariko narsebishe no wabaretse gatoya ni ukuvuga ngo rero amuva mu ikintu yazize urumva yamamarije umutubuzi bareba nyiri cano nyiri kinyamakuru araruka amafaranga arayatanga kuko mu rukiko urabyibuka yabanje kuza kubazwa ndabyibuka y'iki gihe bamuheto nafite mutababonye bwa mbere yego kuko aho yari afungiwe muri iyo nzu yarakora Kicukiro kuri urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Muheto Divine nafata ku mavuta na Kiroso babere kumwe urabyibuka mwibazwa bwe yego mu cyumba kimwe hari aho babaza bibaze kubazwa urumva babaze kubazwa ni ukuvuga ngo habaye kuvuga ngo habeho ubwumvikane bw'umuntu wataza amafaranga kuyasubiza wamaga kirida shawa mfura buretse gatoya wimvugiramo kuyasubiza amafaranga arangije rumva umuburanira ariko nawe nago ngira ngo nago yize kuburana neza oya arakagendo buretse ahubwo bivuga ngo urubanza hari ukaburanye mu buryo utemera ariko umunyamategeko oya hari uburyo yaburaniyemo isiyaka reka mubwire buretse isiya ucaho ukora ikosa umunyamategeko wese wunganira mu mategeko aba ari umuhanga abafite ubushobozi abaranabyigiye tumenya mu menye nabi ahubwo we ibimenyetso yatanze ntabwo byabashe gushinjura uyunganira amategeko so byagenze ntabwo namuciye amazi nubwo umvugiye bityo nashaka kuvuga urumva kuko urumva umwavoka we umushinjacyaha nangiza kumanza kuyikirida agiye kuyishyira he ngiye kuyirya pe nashyira mu ryinyo kuko izi nyama ngewe nta kibazo rwose akira fata ntabwo ari inyama se ngewe nariye gake okay by the way yaramuburaniye urumva nabwo namuciye amazi ariko wenda twifuza inde nasari ryinyagira ameze nk'umuhungu wanjye muto w'impanga mutara mugoze no rivamo ubona ameze ariko ngo nagiye imbere uretse gato ndigwaganyura okay ibintu byakoze bikore okay gashyiremo yajya zamura hejuru zaba asangiye ya muri kamera gashyiremo ona isiyakarugura muri kamera ni ko babikore hejuru hano uretse nyine gatoya okimu nabaretse unyira muhaye uretse gato hari ibintu mbikunda njyewe none nyisukura urakayise no kiri yawe shiramo aho ngaho shiramo hano none shiremo dane ngaha nangire aho ngaho ariko ndagiye kuri kimunwa wigira kuri dukomeze uretse ntabwo turi mu kiganiro cyo kurya gisanzwe wariye uretse gato turimo tubana abavana bakunze agufasha uretse gato urashaka ifigwa Onika utasetse ushobora kuba mister atasetse aba mister yego ariko aramutse avuga gatoya agaseka nta nubwo waryo uri kumureba zo muri za cyangwa ngo maguru kasa yanera tagare Mr Rwanda baretse gato reba hari ibiryo ngiye Onika nazo ko tuzaje oya uyu mugabo ukanyarya nyama y'ibisho ku ruhande uyu mugabo tagare Mr Rwanda reba hano aho ngaho wenda okay Muvunyi mubwira ko y'ingofero Muvunyi akweme ingofero beretse gato uvukura ingofero ntacyo uzayikuramo gapasho dufite uruhare niyo nkubaze kubera ingofero nyine kubera uruhare okay n'abasawa gira gutya Imana ibandinde nimugere Muvunyi yicaye aho ngaho yakwibisha amanota yose mu buryo bwose ariko adahari waba mister ikiganiro cyubaho mwebwe uretse gato uretse oya karabo barahari uretse karabo uretse rwose uvukana no reka biteye ubwoba ayiwe
ko dusanze ari mubi kuruta abandi ariko ariko ubwanwa reka ntangire mwiyumvire so twakomeza ikiganiro ariko muvunyi ko mbona sekanda ari mubi kuruta abandi reka ntangire mwiyumvire so muvunyi abo bantu badukurikira ngo bakishima ari abafite urumva icyo bita depression hari abakubiswe n'abagore hari abataye ngo zabo simwishimye arata mujye muri uyu nguyu w'amutuku cameraman wacu yitwa Blaze bamwirukanye muri Green Hotel kubera kudashaka gutaha saa 9 z'ijoro oya abatinye umugore yamukubita okay gaposho yaguze imyenda mishaje n'inkweto ndetse pramugire ngo wese ngo waguze inkweto kita kuri kwabwi nima mama sandari sazi cyatara hari umutipe witwaga Eric twakoranaga kuri DJ Simedi Rich Boy yari afite ibipapa bya plastic urabyumva kanuni kabariko ibipapa ngeze igihe mbona birandambiye tuya mu biganiro buri munsi kaza yavuye ibipapa bakamera mari sinzi ukuntu babaye nako bade bambara agapasha mbasa cyane igipapa ko umva bazongire nako cameraman wacu undi reba ko nayo marareba bamushikira barayabona kandi ntujye ni brag niko nabigenje naramushutse turagenda turi kuri hotel Tech icyo gihe niho twakorera service jinisha itanuma ibyo kurya ariko nabwiye baze kurya uri kumva mu service n'undi ya mbere so onika bazombe story kugira ngo banzombe bakamarama ukuntu hari gihe baturambira ibyo bikwe tujya Eric twamanya amezi arenga 7 nkweto zagapusha abifite niyo abantu bibuka ikiganiro sibamane twigeze gukora nawe yaravuze ngo izo nkweto ngo yaziguriye ngo melody urabyumva none mbare ngubwire rero ageze igihe mbona ibigweto bya Eric binteca ambutiyaje ndamushuka turi kuri hotel Tech ngomba ibyo kurya none ngo manda ibyo kurya bya biryo bazana bishyushye bimeze nk'ibikiri ku makiga bita mbwira umuntu wizanye nawe ngo wowe wizane ari igishirira ari igishirira none mukuzana ibyo kurya bizanye gutya mpita mfata cya gishirira ngira kurya ngo ku gikweto cya Eric ngo ubu kivanye bitaho ibiratobotse cyarayonze turi mu kiganiro wikaze karisha shisha uyanutse reka kugira ngo icyo gikweto izina ryana nahise inkweto y'agapusha nahise mugura inkweto turahonga nari nazitumije nari nazizanye ko nari naje muvunyi nahise mubwira Eri waruze n'ikindi niba bihiye nagutaha wambaye ibirenge kankwereke kandi niwihagarare uko numva nganza nkubwira ngo reka ngurire inkweto akajya ndamusuzuguye kandi nabakorera amafaranga ko bahembwa menshi babura ikingo bajya bambara inkweto nziza nk'izo twambaye kubera ukuntu batajya bajya kuri kamera abakameramani biyambika nabi umuntu wese utajya kuri kamera bano bantu batinya kujya muri kamera tuvugisha ukuri bano bantu batinya kuri kamera ntibajya bambara neza banyu kamerera extra ukamanima bakuru abo ngabo era no kuri barabera batajya baza kuri kamera urabyumva neza ariko afite icyanwa ariko kingana ngo yambara amapantaro abantu bose batinya kuza kuri kamera bambara nabi urabyumva neza yetumwe isiyaka cyakara ariko ibyo vuga byari bimbura ariko we yaraje yasigaye yambara neza warihishe abaretse kamuvugo nanjye kumuvugira yambaraga amashati y'Icyatanu baretse gatoya nyiri Simbi TV yaraje ariko ari mu gihugu cyo yambabarira ntabwo twamusebeje hari ngombwa nkubwire uretse gatoya umunyamakuru ukora kuri televiziyo n'ukora kuri radiyo bambara kimwe cyangwa basa kimwe ushobora kujya kuri televiziyo nambaye ubusa nandi ikariso nambaye navanyemo byose nta kintu mfite uretse gatoya barabwirukanye ku isibo ngo ngasanga nabi ubusa nabi koko ubusa nabi zamura inkweto wambare kuna ari inkweto iguzi 50,000 Irene waye mu yipaya oya nuvugire nirava mu kiganiro mitanywa amazi Emirene yabwiye yunguye bura ni inyuguza agaciro menye ko yarakaye nibongera kuvuga Irene ndi mu kiganiro ndakigusigama oya ndakigusigama uhise tubonaka ukambira abana batazi iby'imihanda baje barigize abategarugori kandi abantu b'abagabo oya ngiye mvuga oya turi aribyo twate ni munda akaze man numbwire Irene numbwire Philipita numbwiye Simvuge kandi barakoranye n'uyu nguyu kandi udukundi se turi mu nguyu bamwirukanye mu kiganiro ngasanga tuzavuga icyo anika turaziranye n'inshuti yanjye ntacyo urya ntume rumva na Muvunyi na Karaba arabizi mu myaka 10 nabeshya
utaramye street nkubwira ngo tukujya buretse gatoya buretse baranda bazi mwandetse reka tumwumve muvu munteye umujinya muvuni tabasira mimi amarika marakuri ya anyani sana savi jini dusuye boss wa yego itwa Bedi twagiye ngo Bedi Abedi ko se karabo no kumazi y'inyange ndayinyunguza mwavuzirene narakaye kumvirene niwo kumva Philip oya muvunyi tubyegeze umutima nagare brage 2014 mu kwisango ikora muri Saint Paul barabyibuka ko nani Fry Sango Mike Karangwa nono wera Sandine Sheza urumva ari Sudi bose wa musuhuza match respector muri America urumva na Brazil muzogere urumva Brazil urumva Brazil muzogere uriya uri none uri hara hejuru ukamera ni mukameraman mwiza wa dance ukomera president ya Brazil muzogere nagize ngo ni wawo nagize ngo ni wawo Brazil nta kibazo Brazil muzogere wawo ndubesha Emuyene uribuka kukabari wari ufite imatimba akabari ufite imatimba urabyibuka akabari ufite imatimba uribuka uza kwisango star ngewe nkwereka buryo aho bari kodingira aho radiyiba nkagera nkwigisha niba abantu we na Philip bavuze ngo Isaka manager ngende ni nari ndambasaderi w'isango star mu gihugu hose bara abajyamba barasa bize kundusha yego ariko barabaruru ngenda bicaza bariga nkuko nuze yababwiye Skype babyumvishije mbere kabatamwa na ngendo urumva baje kwisanga 2014 bahansanga bamaze imyaka ine ari sudira mukoraga imodoka nambwe atubacana batari nyota mu biryo guze nkwereke nkajya mutwaza amakamera terapiye n'imigozi n'ibiti twagikoje kuri za mikoro za zindi zino basiga bafatisha amajwi mu ba filime genda mbereka bashyiraho itanga barabaha akazi kwisanga suza mugabo Austin na mama wacu much respect na jarambere gatare barabara bamanwa afunze baze kwisanga bahansanga ibi byamamare byose mwumva hano mu Rwanda uvuze Emuyene ni inyugo we na Philipito ni munda akazi ndava mu kiganiro mwanyumvishe nge mu mihanda maze mu itangamakuru imyaka 13 bajushije niba abantu bafashe udukundi twabo Philipita Emuyene bagira gute bandi ku rupapuro bashyira aho winjirira kujya kuri radio hari sign proof ni nyine bari code hani bari codingira amakuru muri coding room ukavaho kwinjira muri radio njyagira ngambabwira ati aha naha urumva ngene mbereka byinshi Isango Star shari ngiye umuntu wambere abaye kwizimya muri Saint Paul yimukira house radio Rwanda no mu mujyi muri ka free zone urumva yahavijya mu isoko rya Nyarugenge urumva boss Samga Austin na madamu na Jean Megatare urumva bagize uruhare rukubeye ngo mbe ngiye wundi we n'urugo rwanjye Philipita na Emuyene nibo bantu banyirukanyije kuri radio bashyira kuri Twitter betse icyo kiganiro avuza intora sha kwigana bamuvana mushiti wacu Nairo Valente oya wizara barabara nago mbazi najya ngo Valente papi ko nawe n'umuvana papa ndamusuhuje buretse gatoya narakaye baravuze ngo witwa Muremba avuye ku Isango Star ati Isaka manager ngo mwitira izina rye ajya kuri Voice of Africa Philipita Emuyene na Isaka Muremba urumva nundi muvana mukora kuri radio Disney babiri nago mbavuze oya simbizi abona bo mwicira babarira kate Gustave oya yego ndagusuje gara frere buretse ndagusuje gara frere mukuru wanjye ndakuba buretse wivuga ibyo utasi ndagusuje gara frere Ramesh Nkusi ndagusuhuje mu byubahiro byawe ndagusuhuje Gatete Muhammad afite ikinyamakuru cyitwa hanga.com abose n'abantu bane kuri Twitter ye bamize nk'abo barihigi inyagaruzi baretse bari wimvugiramo bamize uvuze Emuyene na Philipita bashye ipapuro witwa Isaka bagera ngo yemeye kwinjira kuri radio
kandi ari emuye na Philipite muvu dufite byinshi Big Energy baretse uburyo umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo maganya turi imbohe zabo tubona aho tuva kuba tutavuga suka imitwe yacu iri mu busa uzamusinge undi umugabo arimenya uzamusinge urumva buretse uzamusinge urumva munsi hari urimo yanoza y'umurenge wa Rwezamenyo na station urahabona ukigira imbere ugakata ibumoso bwawe ahantu hari igipangu urumva giso umutuku uzambwira nkubwira amateka yacyo cya gipangu ikivuga ko cyatumye umugore n'umugabo batandukana nagira ngo urabarase umwana kemerwa namira ngo ndeka kuvuga se baretse nemera ko baretse muvugi ndeka kuvuga uzamusting nkubwira uburyo urumva mu bantu abo ngabo mvuze Emery na Philipite wafunzwe azira urumva gutera inda umufana akaza kuri radio akamuzgunya n'umwana ibyo tubireka wafunzwe Philipite yize gufungwaho bamushyize amakuru atamenya umuntu agira iki Philipite yize gufungwa ariko yabaye umwere si Philipite se ni wafunzwe azimije bakobwa navuze ngo nari magara abafana bisango mu gihugu cara wige nawe n'abavandimwe reka tubireke tuzagana nagari bifu ariko urabavuze banteye agahinda nk'uko mwanteye agahinda imwari nzi ko n'abakinzi genza mu itangazamakuru do reba wale kuntu mesta uruhara rwanjye uruhara rwawe isi uzi kuko ingofero makuyoberwa ni papa Ramazani ngende umugabo ufite umwana w'imyaka 18 na 10 mfite n'imanga enye reka twigira kuri hano twari Jessica yavuze birahagije nditera agahinda man dusoza reka mvuga iki mu moto mwe ariko twatse kuri Kiroso n'abantu bafunze uvuze ko mu munota umwe reka tuvuga to ntago ari ngombwa tuzakurya neza yanze kuvuga wajya ngo ashyemo ruhu reka twicyo naho batwasoza ni ikingiki ayo microphone yegereze fita ku mavuta yandi kibaruwa ikipe ya Gorilla izakina na Rayon Sport FC avati impano yego impano nshaka ikomeye nuko mwansindira Rayon Sport afata iminasanzwe afite benshi muri gereza amageragere cyangwa se imigororo y'amageragere nta nibiye byiza kuri fita ku mavuta yanagize isabukuru mu mafata yambwiye ko abana yabaguriye akantu kugira bizeze isabukuru ya se Kiroso tumwihanganisha n'abene wabo n'abandi bose umwana we ahantu hose yego yihangana ndabazi cyane babizi turushinge na Kiroso cyane twaganisha Sarongo Sarongo n'abarera ba Dibi bakaryuri bihangane Adibi se wahe Adibi wa undi twamenye kubera bag asigaye ariko Sarongo watwaye kuri bag z'umwaka bro abo bose n'abana ba Sarongo tunihanganishe Jean Paul Nkundineza ubu tuvugana kuri isaha witwa DC Clement ndetse na Romeo bajya gusura bose tuvuze bari mageragere ejo bazaduha amakuru yuzuye hari ikintu uvuze nanajye kwemera hari ikintu ngiye kuvuga oya baje gusura abavandimwe ariko ntago bari mubonane nabo kuko kubera ya ndwara y'amabaga ejo baratudohore barakomorewe twarakomorewe yego ejo ngo Kiroso yamanutse by the way ejo rero notarye muvunyi ndebera itariki uno munsi bikanga ejo umuvandimwe bucece mu gace nibwo yamanutse muri gereza ya Mageragere umuvandimwe nibwo yatanze ubutumwa bw'abasize mu gihugu kujya mu kindi gihugu kuzamenya inshingano z'abavandimwe umwana we reka nsaba ikintu abafana babari abantu reka tubasubike tubafashe abafana n'abakunzi mubana ijana abakunzi n'abantu 20 abantu 20 tubasabe urukundo mwagize mu rwerekane ariko ngo cyane ya Kiroso sasasho imirakora hari umuvandimwe no kwikorera muvandimwe Juma n'ucika intege komeza tuzamufasha ni Muvunyi Joseph twakora ikiganiro kuva kuri Shine TV nitwa Isiaka manager adakina n'abana ukina n'abanyina n'akarabo k'Imana bafite cyane yitwa gute yewe yitwa akarabo k'Imana TV ariko ndimo gukorera yitwa Siri TV show abantu bajye bayirebe banakare subscribe Karabo yarwaye gripe niyo mpamvu wabonye amagambo yabaye make cyane ariko kubera ko twari dufite ikiganiro uyu munsi ntabwo yagomba kukireka kubera kagira gahunda anubahiriza gahunda yavuze ati nubwo ndwaye reka mpfe kuza kuhagera nanjye ndaza kuba ndimo muri frame tuganire n'ibyo byose ariko nagameze neza ararwaye ikiganiro cya Karabo
muzabona ubutaha kandi ikiganiro kinini kirambuye turimo tuganira ku bintu byinshi ariko nk'umuntu uzi Karabo cyane nk'umuntu Karabongera ngo ari umutumirwa kenshi na kenshi nk'ikintu nasiga ntamubwiye nuko Karabo ibintu byo guharasingana nuko abireka twe tukavuga iby'imihanda byo kuri Sabe uretse gato byo kuri Sabe uretse gato kabikubwira mu kiganiro nta kintu nakora uretse gato mu kiganiro oya bireke ntago Sabe narashatse kubikubwira nyegereza mikoro ntago Sabe yakwimye ikiganiro kubera ko ufite ubumuga bw'uruhu yarabikubwiye se no buretse gato ndi kugenda kubyo wavuze wowe ibyo byasabe byihwe bana na mutima mubi harimo nakuvuga nabi kubera ko wabivuze kandi ari ikiganiro kubera ko ufite ubumuga bw'uruhu man Sabe nta macaka biragira nta nironda ruhagira ahubwo wasanga ataragukeneye muri content ze cyangwa mu byashakaga hanga urugero muvu saba mugomba buri kanya ntubaye ibiganiro buri munsi sikuba Sabe atakiguhaye ntago ari uko yabonye ko ufite ubumuga bw'uruhu ngo ntakiguhe Sabe ntabwo nshaka ko tubigarura niba tukubwire Sabe ndamuzi no iwacu hari muri Burera nta ronda ruhagira nta nironda ko kagira ahubwo kuba wenda yarakomye ikiganiro nuko ataragukeneye muri kiragihe ashobora kuza gukina mugakorana ese unguka nkubaza urugero garafere wacu simuvunyi na Isiyaka ese umuvu yangu sai ikiganiro cuma wari bukime nibyo ngibyo so buri wese rero ahamagaza umutuye n'ikintu ashaka na editora n'ikintu runaka kuvuga oya buretse ntago ndasoza ntago nkunda ukuntu umuntu wa muntu akunda Vinicius Junior kwitwaza ibara ry'uruhaje Vini umuntu umufana like wabura Ballon d'Or ngo nuko ndumwirabura Isimba tagufata ikiganiro nuko Karabo na ta Ruwese agira editorial niye n'umurongo agenera ibiganiro bye ko nawe kwima ikiganiro umuntu runaka akavuze ko mwanze ahubwo nuko ibyo ashaka kumpa bitari umurongo w'ibyo nkora bana bivuga reka ngira icyo mvuga yewe nagiye nkurikirana amateka y'abantu bagiye bakora ibintu bikomeye ku isi ba Nelson Mandela. Nelson Mandela yarwaniye ubwigenge apfa nk'intwari yarwaniye ubwigenge igihe kinini ayobora umwaka umwe yabaye president umwaka umwe na umwaka umwe yafunzwe imyaka 27 yayoboye igihugu umwaka umwe afunzwe imyaka 27 okay reka ibyo twe kubitindaho icyo nshaka kuvuga ni iki yewe Karabo bagenzi banjye ntago njye mba nivuga nka Karabo bagenzi baharimo witwa Bosco Empire buretse gato yewe muri kamere yanjye ntago mba nikorera ubuvugizi njye mba nkora ibintu bizanagira affect ingaruka nziza ubu wa gatanu muri Afrika Rejo ahitaba iconic yitwa Laugh comedian nafite indwara y'uruhu uzikare mu comedy batatu ku isi muri Afrika ubu ngo bagezweho n'umunyamakuru ukomeye wogeze imikino muri Tanzania afite urubuga Haji Manara bakomeye muri Tanzania Karabo itukitwaza uko tumeze ese ngurugero Isaka ntambwira ngo kirango iboro angaha ese ndaraka byari joking ariko byari joking byari joking ukomeza uruhu rwawe urashoboye bro uri strong kandi yarabavuye naho ugeze umeze Karabo umeze neza pe waba president wacu unameze neza Karabo ariko ntukumve ngo ukora kumenya kuri ikiganiro ngo nukubera ko umeze no ntagara ukumeze ahubwo nuko udafite ibyo ashaka ahubwo nanone kiri kintu twugira inshuti mbi uzabwire Bosco Empire umurongo arimo kukujyana mu uvemo reka dusoze Karabo n'umwana mwiza Karabo afite urugo rumva afite mama w'abana babana neza atana tubicanemo kwa Shine TV show 5 to 5 Kigali na Karabo TV Imana umugisha Imana kandi komeze ibarinde